Brian Murapiki uwo mugore wigize umugabo wirirwa atinga abana b'abakobwa aho ngaho i Kigali yarangiza akajya kwihisha aho ngaho hirya ngo yo yarangiza akaza akirirwa ashinze abantu ibintu ku ma space ariko shama mwumva twebwe nta teki twagira mwumva nta teki twagira mfite video z'icyo kigore kigize ikigabo mfite video zakenye noneho gisenye ngo abo bantu cyasambanyaga ningo cyashenye bro urumva rero nagiye kubona umuntu arimo arisabishwa imbabazi aho ngo ndamureba ndavuga ni izi mbabazi urimo gusaba ndaziguha nkuko nawe wazisabye ndaziguha ntaribi ariko kandi niwongera gukoma rutenderi gato Kigali ntabwo uzongera kuyinyuramo Nyamirambo rero tuyisezeraho Kibaga bagura yisezero urahita usanga umugabo South Africa uwo mugabo mwabyanya zahita musanga South Africa kuko ubu ngubu ntabwo byakunda kwa Kigali kuko murebye ibyo abakorera abana b'abakobwa nzanye video ze abafana be muramushuka nimukomeza narababwiye ngo njyaningiye kubanza mukubita inyundo nk'imwe yo mu rukiko kugira ngo ni imikino muramushuka nago mwabonye ibintu baba babitse by'umwanda bitanashinga uwo Brian ni gasopo yanyumi yingiyi n'abagenzi be mwese this is the last warning Inyamirambo ntiwakongera kwanyura nago Kibagabaga nta n'umuntu wakongera kugwikira akacyo kudida barimo kubona utinga abagore babona urimo gutinga abagore babandi ugasenya ingo nta n'umuntu wakongera ibyo ngura DJ abafana be barimo baragushuka abafana bawe ayiwe ndumva jonare kura bombo youth na depan bombo clat youth narabaretse big energy big time ndabareka muragenda munyiniraho mwabiginga mwe numvise ngwire nari hano we kaboko yo narabaretse munyinira ariko this is your take this is my turn bombo clat this is my turn. You should stop talking about Yago. You should stop everything cause yo niba mudafite ikintu kiza mwamvugaho yo mureke gushuka abantu mubereye abafana uwo muntu ari ku kagozi arabizi uwo muntu ari ku kagozi niyo mpamvu yavuye agahita atitira ngo yewe ngo Yago ngo nukuri ngo mbabarira ngo numva buri gihe nguvuga ngo Brian ngo bombo clat bombo clat you don't know light up the fire you don't know narababwiye ngo jihad ndaje mukubita inyundo bamwe baravuga ngo ni imikino narababwiye umuntu witwa Sabe nibyo yakoze ndaje mukubita inyundo murabizi reka ati no wabahaye raporo reka ati yabahaye raporo y'ibyamubayeho Sabe ngo bimeze gute wabahaye raporo ngero Sabe bimeze gute Sabe yaramugaye agenda mu kagari mujye mumenya ibyo mukina nabyo Imana dukorere rakora uwo murinda haba urwango afite mu mutima we uwo nguwo arabizi kandi you never Irene ntuzigera unduta kabisa you see kabisa you will prosper uzakonfirma abantu babwire urwango mwanyanze aho ngaho iwanyu aho ngaho i Kigali yo bro meze neza sana niyo mpamvu ibyo byana nk'icyo ngo ni DJ Brian cyo rwose kiri ku kagozi we kiri ku kagozi nese Brian kirinde none ikintu gitangaje reka nyikubwire hari abantu bataza amakuru batabizi Sabe yicaye mu kagari abatari bizi mu bimenye none reka mbyemye mbivuge Sabe ari mu kagari nashaka ave abereke iki noneho naveyo ari mu kagari yicaye mu kagari kubera iki oye ni atamugara ndabona murimo kwandika none se Dekati yaramugaye cyane ntago yamugaye n'uri ntago ari njye abaye raporo Sabe ibintu byamubayeho ni nk'ibyabaye kwifundano biti Shyorongi nuko ibyamubayeho ni nk'ibyabereye Shyorongi
unuvuga ngo akagare kakandi basunika. Niyo mpamvu ibintu byose mwakoze, ibintu byose muryamiye muri showbiz yanyu aho ngaho, ibyinshi turabifite hano. Ibyo mwakoze abana mwagiye mukorera ibintu bibi turabifite. Rero wowe rwose yo hari abantu bari ku kagozi, umva ikintu gitangaje my guy, umva ikintu gitangaje. Abafana hari igihe babeshya umuntu bafana, buretse hari igihe abafana babeshya umuntu bafana bakamuteza ibibazo bro. Nk'ubu ngubu abafana ba DJ Brian barimo baramushyira mu bibazo ngo bitwa niba ari abarara, ngo niba ari abaki bro. Nimba kubita uru video uwo DJ Brian wanyu arimo kurigata umugore mugenzi we mu gitsina, afite igikoresho cy'umugabo. Noneho mukabona ko uwo muntu yanamusenye, nkabazanira n'ama message yaramusenyeye, ari umugore wubatse mu mujyi wa Kigali. Ibyo ngibyo abafana be ntago muzongera kubivuga, muzahita mugira ubwoba, kandi muri abanyabwoba. Nimba kubitamo ikivido arimo kurigata umugore mugenzi we, muri abanyabwoba. Uwo DJ Brian akora iki? Ariko baba bumva baturusha gukora ama operation, arigata umugore mugenzi we mu gitsina, akanamusenyera. Uyu munsi umugore akaba atakibana n'umugabo we. Bombo youth bitwaza amadirido. Bombo clat ngo harya ajya avuga ngo bavuze ngo ko ari umutinganya ngo yambara ngo ibipantaro ngo bya bombo youth. This is the last warning. Nzongera kumva ahantu wamvuze either kereka numvuga neza, kuko ibikorwa urabizi, ibyo nagufashije, ibyo nagukoreye byose urabizi. Ibikorwa byanjye niba wumva udashobora kuba urimo kudija ngo ukine ingoma zanjye, jya ukiniza abandi bahanze. Ariko gato nushiko gatoya hakagira nk'umufana wawe unsitaraho. Woyo bombo yutina depa. Ubwo naga ndimo kurengera. Reka mbe murekeye kuko aranzi buriya umutima w'ahari uri muramurya aranzi. Abajene baba bazi ko ngari bo bafite amakuru bonyine wana bro. Byafashe igihe kugira ngo mfate igihe mvuge ngo bano bantu baranshakaho iki, barandwanyiriza iki. Kumbe bamaze kwinjira mu mwuka mubi, umwuka w'umwijima. Jewe nanga umwuka w'umwijima mu izina rya Yesu. Umwuka w'umwijima ndawurwanya mu izina rya Yesu. Urumva? Nkurwanya mu izina rya Yesu, nago nkurwanya mu izina ryanjye, ngiye nkurwanya mu izina rya Yesu. Murajya haramukora ama space, muranyica mutumira abagore ngo nabateye amada, muranyica murababwira ngo muvuge ibi, muranyica murakomeza muti bamufunge, bamufunge. Ibyo biranga ngo byamenyekanye ko ngura mugore nginda ngo nago yari yawe, ngo yari yanuze ngo DJ ngo nago ya producer noze, ngo yari yande producer w'ikigoryo ramuze. Abafana b'abantu babata mu mazi abira pe. Ndimo ndabibona. Nginda yari ya producer mwatuma umuntu wanyu mwatuma umuntu wanyu disi. Mushaka gutuma umuntu wanyu muzabaza amakuru y'ibyabereye Belgique. Uwo ngo DJ Brian ajya Belgique ibintu yakoze. Muzabaza Soshomura ibintu DJ Brian yamukoreye man. Bari Belgique, ariko muba muri mu biki ko dufite amakuru yanyu menshi? Mwihakanya ababyeyi banyu byagize mute? Ngo byabayeho ngo byari ibinyoma. Ubundi se we Brian mubanye gute? Oba nk'ikibazo muko yamambajije ndagasa. Mubanye gute? Icyo nshaka ni ibimenyetso njye nta kindi. Nge nta kintu cyo kubana n'undi muntu wari we wese. Umusa icyambe ni ibimenyetso. Ibimenyetso byageze kuri kontwari ubwo abanyarwanda nyine bacu urubanza. Next yabyumvise ko ari gasopo ya nyuma rwose. Wihangane ntuzabikina akarimbo kanjye nkabibona. Zanshyiraho tiki hanyuma ariko nucikwa na mugenzi we mu magambo make Brian wamutegetse ngajya kina indirimbo zawe muri club ku ngufu. Oya bambi. Oya
nashaka pe ntazabikore bro nta umva ngewe ibintu nkora mbikora kubera ko mbikunda my guy kubera ko nge najya mvumbira mivumbi kumuvumba wowe ubwawe wafashe artwork anyishinga cano yanjye unyuzamo imirongo ibiri tukura urandika wowe na kafite gihe oya iyo post irahari naranaye icyo gihe oya nago wacira turi niyo mpamvu nanjye kuri iyo point umva nkubwire by the way hari ibintu tutari bwumvikane abantu reka nisone nago wacira turi live ngo nyemere reka nkubwire okay twagiye nago nari umva nkubwiza ukuri n'imbere y'Imana njewe nawe wari uri kuri first of all nakuri none icyo kintu ni nacyo wanasize nakuzizaga icyo kintu ni nacyo nakuzizaga buriya uhise unakimenya ko ari cyo kintu cyatumaga nk'ubita inyundo ntago yamfataga rero nta nubwo izamfata sha nanjye mfite energy agashaba muri moyi umva se mubwire buretse gatoya ntago wancira ikintu live ngo nyemere impamvu ndashaka kucyemera n'abadukurikiye bose bakoresha ubwenge babyumve yaman cyane kanaga ntabwo mvuga bikurana byawe ngo ni ngo big energy ariko watweretse tukareba ukuntu usa wamwe tukareba ukuntu meze ukano kanya the biggest nigga warambonye na wowe nge narakubonye ariko abandi barashaka kukubona uraza kubasanga mwahuriye mu nama mu cyumba ahantu mukorera inama muri sare babwire umva nkubwire umva nkubwire cyambe cyo first of all njewe urumva ninje mu rotangiye bya YouTube byo ku blogging naga njye wasanye YouTube mu Rwanda ndavuze ibintu byo kuvuga urugambo kuri YouTube ninjye wabizanye ngeze ndabibasigira abantu bose basigaye wabizanye mu we mwaka natangiye njena Instagram na yije mve YouTube mfite 1,000 by'aba subscribers nyine mu we mwaka that was okay natangiye YouTube 2017 nko mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa munani 2018 namaze kuivaho no se 2017 nta bajene bari barageze kuri YouTube badutwikaga bro aswere imbere y'Imana it was me only wakoraga ikintu cyo ku blogging abantu bazikemo barabyandika comment nimba ni kwezi ninde waje ari wa kabiri umuntu wa kabiri sinjya gukubeshya no musukaranye na bita Philipita ninde wa gatatu Philipita yaravuye hano mu cyaro cya kure asa nabi upa sije kuko yasaga nabi kabisa urumva ambaza ngo musa ngo monetization bayikora gute ngo nose ngo thumbnail bayishiraho gute ngo nose ngo nandikaga ngewe nandikaga iri title urabona nyine izi title ya nuza ngashyamo na emoji bro ninjye wazanye icyo kintu urumva akonza kuva kuri YouTube n'inzira Instagram anyway ibyo naga ryo ngiye kuvuga ndashaka uwa gatatu yari nkande niba ubibuka niyambwa yamugaye Burundo bitasabe yaramugaye se ayo makuru ko numva ari mashya yamugaye Burundo agendera mu kagare no munsi yes oya ibyo nago ibyo byari kuza nyuma ariko nago aba yice hese buriya ahantu yicaye nawe naga hazi kuko byaramuyobeye byaramucanze isi yaramusize ingaruka z'icyaha umva se ariko nano umva se mubwire nje narinzi kuri inshuti na Sabe pe bro nje na Sabe uriya muswera na mwanzi umunsi wa mbere nkimubona umunsi wa mbere nase mvuga turi ikigoryi ntari kinambye byari byagenze gute oya nta kintu ngiye kuvuga umusana ngiye gusubiza ibintu wambwiye wavuze ngo ngiye ngo nacishije muri nuza yawo umurongo man umusa nta nubwo njyakaru nibuka kambere nikunda kumenya ko nyine nanakundaga no gupostinga nkahindura mimi barakamenya nije Pifura wamubashije ari muri studio umukoresha ikiganiro kuri TV10 Pifura araseka ngese ngo nguziko nta makuru nari mfite niho hano kumenye man ibya YouTube have no shit nago twabaga hano hamwe nitwatwikiraga hamwe ngene kukurwanya biturutse ariko deka wowe kunira umurezi
nagiye gushiduka bro nsanga ngo wandiye beef urya beef nkande niga what the fuck. iyi live irimo kubaga babarira uretse bro urya beef nkande ntitukora ibintu bimwe nabaga YouTube nabaga Instagram wa YouTube ustragoringa man niga what the fuck. Icyo gihe wamaraga ipana rimwe kutabivuga wamaraga ipana rimwe n'umupira umwe wa Murezi ugeza ubu mu miliyoneri wa mbere mu Rwanda abaginga ntago bajya babyemera. Okay, straight to the point kandi nawe uvugisha kuri ntube. Umva nkubwire ibintu byaje kuza nyuma ubundi njye hano urumva ubwo wandiye beef for no reason. Reka nkubaze reka nkubaze ukiraho nyiri hano njye mbaza nta kibazo kuki nta hantu hamwe nigize mbona promoting umuziki wanjye kandi uri umupromoter cyangwa umublogger wa mbere uri hot tubwiza ukuri niki cyabiteraga buretse gatoya buretse nkigusubise neza urabyibuka yuko waje mu muziki muri 20 vuga umwaka wari nyuma 2023 sinibuka na drop in the Suejo 2022 hari muri 22 wari umaze imyaka ingahe uri kuri YouTube? Nari maze imyaka 2 imyaka 2 kuri YouTube. Icyo gihe muri iyo myaka 2 abantu bose bambwiraga yuko uburyo ngo iyo baje mu kiganiro cyawe hakagira umuntu uvuga ngo izina Dekate tubwataga ku man ngo man ngabo bakahita simamu ngo mubavuga ngo gasegimento unagakata nk'urugero rw'umuntu byabayeho nk'agakata njya amakuru yangiragaho oya nyine mu rugerega ngiye mba nshaka facts kuko my guy ngiye nago ndi ndyarya man ye ndimo kuryarya sindi ndyarya man abanyarwanda nimba bemera umuntu utizigeze ubinjya ndyarya sindi ndyarya. Umva nkubwire rero nanjye ndakubwiye ngo wambwiye abo bantu nkahita mbakatira hano live ngira abantu bakubwiye ngo iyo bazaga mu biganiro bakakuvuga ngo nakataga mudusenge matwawe nibo cyaka bavuge hano ibintu byabaye navuga ati se umukoboye nagaskegegere nubwo nanjye nyine urumva ndetse urumva ariko nawe urabyumva ko wanjije ubusa abajene b'Ikigali n'ubanditse ko bashaka guhimbira umuntu ngewe nkubajije abantu babivuze ngiye mitemba manuka hano mitemba baza niko sha mwabyana mwe ibyo bintu byabereye umukoboye yaba yandiye beef nanjye ngakorohera man of course not ntabandi stupid ubwo se urumva bahari so ubu so indirimbo bita Suejo oya ubwo barahari yari hit barahari man barahari ahubwo nyine ubanza umenya abakaritasi bakuzi imbere umva abo hayi biganiro nibo bakugiye kukuvuga nabi abo hayi biganiro bakuvuze nabi tumenya kandi kantu gashyurwa nako karamenyekanye ko abantu nafashaga aribo nibo baduteranyije deka umva my brother ubwo nibo baduteranyije uko nge nageza sari ni yawe bro nago njya guterera rero abantu babajinga babasivira amasara ariko ndayigutereye big energy ariko umenye ko nanjye ikintu nakuzizaga nakikubwiye ariko ubu nkeka ko umutima wanjye urakeye ebana nkeka ko nawe ubu umutima wanjye nanjye ukeye se nuko uko umuntu agenda kura hari ibintu agenda abona yuko biri stupid man urumva tugenda tuba urumva ibintu reka zumubwire ibintu twatangiye ari ibintu by'imikino by'ibikeya ibintu byo kwishimisha n'ibyo byose ariko the more you go reka nkubwire utarajya naho my guy utarajya naho ngereka nkubwire bro ngewe abanyarwanda bose barabizi ko iki kintu ngiye kuvuga abanyarwanda bose bakurikira showbiz iki kintu barakizi abanyarwanda barabizi ko n'abari hano barabizi ko ngiye wigiye cyageze umunyarwanda ahantu ari hose akanyanga akamva bitewe n'iki bitewe no kubeshyerwa bitewe no kugira gute abantu bambeshyeraga bari itangazamakuru ryakoresheje igitsina gore kugira ngo igitsina gore kize cyicare kuri kamera kivuge yago yanteye indara nyihakana yago n'umwana mubi yago ibiki ngo bari bafite gahunda yo gutanishinga izina ryanjye babikora muri ubwo buryo rero nawe uri mu mubare w'abantu baneranyije nabo niyo mpamvu ngo bajije ngo abo bantu ni bande ngewe nindahiza mbabaze ngo ubundi general muramuzi ibyo bintu byabereye ariko kubera ukuntu nyine showbiz yo mu Rwanda ngewe ndayizi iteranya benshi ihuza bishaka guhuza abidashaka guhuza kabateranya bakaba banzi kuko mbizi ko bibaho nyine abo bantu uvuga uti nibo banzaniraga amakuru abo wahaga ibiganiro abo wafashaga big energy nge nibihe naciyemo kandi ubu ngubu aya
I'm still standing. One man army, one man stand with Jesus, Lord, God, Holy Spirit, big energy. We kati. Dekati. Muramubona Dekati kwabuze na internet niki? Iki muganda wange? urimo uranyumva Garagara shiraho. ngo garagara umva reba kanumva namba ariko kandi kameze gute? kameze gutya. Iki ni ikiganza cyanje, impeta hano, umva indi hano, urumva? Free Palestine. Yeah man. Umva, okay, umusanga ariko reka nkubaza ikibazo gikomeye cyane. Buretse hari ikintu umuntu anabaje kanyikubaza, kazungu ka boss arabaje nguri gucoma. Na gacoma amabere ya nyina. Gashino kanya. Iki gicucu. Cyora bura hari utuntu twinshi nyitegure hako kizabibona when time is coming. Igihe nikigera kuko bura cyankinishije kuva kera, ariko bura uza abantu babagomese. Abantu bakoma arakuyora umunsi yagufatiye ahantu nibwo agukora ibintu ukabimenya. Ariko byo sha Rwana n'urugiga. Kibwira ati Gashino kanyoko njya wisanzura when I catch you. Aho nzagufatira urabizi. Kuko nshatse no kugikubita nashigikubita iki ngiki. Babaza bikica na kubitisha bakagikubita kagenda kugenda. Ariko mba nakiyori. Oya nabinitse reka ndangiriza ngaha. Sha naguze iyi tugiye kirayigendera izabazwa kandi muri campus azakibwira ibyamubayeho. Iyi tugiye rero kino giturage cy'ikiginga sha kirayigenderaho nikigenderaho umunsi inkoni kidabashije kuhayira urugo nibwo kizamenya ko cyagenderaga ku magi. Kasuku midara ngo we do smoke weed but drama. Sha ikihore Ebana kazungu ka boss aravuze ngo uri muraco, ahubwo nta nubwo yarabajije, yarakonfirmye ngo uri muracoma. Oya cyore buri hari ukuntu umuntu agenda kwandika muri agenda. Umunsi kizabyuka kigasanga ko kuhahira urugo bitagishobotse, nibwo cyabizamye ko cyakinishaga abantu bari kure yacyo kidashobora kujya kurega ku murenge ngo bababone. Cyore Mbese nshiraho umuntu ukina nanjye ndamureba nka seka. Buretse twikomereze niwe so mize nshira akagati. Umbase nkubwire rero ko y'abantu banjye narababwiye ngo I don't fake life. Ntabwo nzi kubeshya ubuzima. Niko yo tuhaye kino cyana cy'igiturage ni igisivili shaho bro. Kasuka urabona umva ngo nitwakubitishije ngo shizo namukubitishije inkoni. Mbwira umva abantu ngo nk'iki ngiki nshaka kubwira umusa nkubwira ibintu ndamutse mvuze ngo iki gitipe aho muzakibona n'ugicurwa uzagikubita bagikubita kigeze hose bakagikubita. Itangazo turitange yaje gitinye no kujya gucuruza mituyu uzacuruza mituyu ngore gutawagicuruza. Umva arakana nigiye kubwira ntarakibagirwa. Urabona kera muri za 2000 na kangaye hari inkweto zitwaga canvas, ariko noneho zabaga ari bikarito warayigura ukayambara umunsi umwe ugahita ibanduka. Urayizi bro izo nkweto zabaga izaka drapo ka Brazil. Urakoze cyane akadarapo ka Brazil cyangwa se rimwe na rimwe ziriho izo nkweto ziri ijambo byanditseho ngo sport inyuma kuri nuza. Urazizi? Ndazizi akaba hari na canvas zigize ziza noneho z'udushumi. Rero iki giturage ngo nikazumva abona kibeza nka rwa rukweto man. Iki urumva iki kimenyera abaniga umva nkubwire njye mbikubwiye iki kigorye
urugoryi rwaje ngo rwigira ngo noro manager rwa Medi aracibwa ati gashino ntago turi muri package imwe uwo manager wanjye gute urumva kigena gice ino ako nyine ibyo ngibyo umuntu akakiyorera akavuga ati narebe ikimo kirashaka umugati gifite umwana gifite abagore gifite ibiki byose urumva kimwe ibintu byinshi gicuza miti yungu imusanze bambwe nano gikora ndahazi ibintu byose namaze kubidokimana nakoze documentaire byose nabyo namaze kubishyira ahantu urumva kirashyokirwa urumva ni kwa kundi nk'umuntu z'ubwenge uri ikigoryi uramwihorera nyine ukabataho ntagifatiye nda no kuyimbomora anyway twikomereza twagiye my guy ikindi kibazo hanyuma nkomeje kucyo wari wambajije ibyo byose kubana n'abajene ishyari ry'abanyarwanda bro reka nkubwire deka ngengeye kukubohoka sibyo mbwira ngo uruswenda rubomora uruhe urunguru kandi ukuntu nzaruboma nta muntu uzamenye ibyabaye nicyo kizabyimenyera cyonyine twikomereze urumva my guy rero ngiye kubohoka mbwira ngo bohora umutima ndashaka kubohora umutima umbwire abantu bashatse kukwica ni bande bashaka umutwe wawe bro ngiye reka mbohoka umutima reka mbohora umutima mvuge bro rero ngiye kuguha iminota 15 ntago ndaguca mu ijambo oya ugiye gucoma uretse muskera ase mani kora nje kugukoma none bikaba birangiye ahubwo turimo duseka duhurije hamwe muskara nyina bangoze mu mutwe mani Chocho gari kazubuka boss kashino kanye. Bo ikigorye iki ngiki ngiyi daje iza mu bitazi yabifadiye bijya. Mwana izi daje nanubwo ziza hano room ya mbere babiri bro hari ibi bintu bigira room nkuko uzi icyumba cy'ababyeyi dushobora kukinjiramo hari icyumba ibi ntabwo babireba mwe gukinira muri salon yakoze umuntu witwa Kazungu ni ikibwa pe iyo kimaze kwanika nkabura bugoryi ejo bundi sinzana ngo bagitumiye kigarura n'umuntu cyamuhura na kikaza kigira ubwoba ngo musango nabagana ngo ndimo gutwika amabera nyoko nibi bintu nimba ujya kuvuga ubugoryi utahagazeho umenye ko Shadi bugeze kumbwira urumva nguru rusenzi rurambabaje we ngo nkuru none ngo arije ngo ibaze Shadi yakujya avuga nk'iki gikaritasi kimusanze gishizo miti ndabutse nanakivuze naba ngeze gute so nuko bimeze man idaje ndagasa reka kurisha gashino kanyoko kandi nzagagurisha nzagusanga mu rugo n'umugore mwicaye ku gatadowa mubwira ati say what you say bitch ibyo say what you say ibyo wavuze bisubiramo agashino kanyu kuramo ibiri reka mbe mbaganiriza kuramo ibiri naye anyway reka nkuremo ibiri bubaganiriza ndaje reka mbe gutera gastori k'iki kiniga we wikuriramo ibiri nta ribi kubera ko Imana duhaye ubuzima iduhereza ibyo kurya n'ibyo kunywa iduha n'ibyishimo iduha guseka iduha ibintu byose rero nta kintu cyatuma tutanezerwa kabisa iki kijerero cyitwa Kazungu ka boss nge ntago nashobora kugituka biriya bitutsi yego nakinyeho mpangara ngo hangare kubera ko
niyo mpamvu nagiye njya nyuzamo nkabwira ibyana nkabwira njye ntago ndika yewe ntago njye ndi Karoli uyu munsi nimuzongera icyo cyana kucyita Kazungu mujye mucyita Karoli niba ubona gipositive mujye muhita mwandika ngo Karoli vipi kizacika kuri izi ngeso zo kumenyera abakuru bacyo kizacika ku ngeso zo kumenyera abakuru bacyo mujye mucyita Karoli icyo kiginga zino murazizi zino uko wina ni mugoro cyo kuza kukubwira ngo umusango wanyoheje ngo ijana ya mituyunga abana baraburaye nagasike cyane kikabyuka kijya gusapoza nagasike reka ngutera gasore gasegeje kiki kijene man kigize kunyorereza message muri IG zimwe zifunguka kwa kundi wohereza ka message kagafunguka kwa kundi kwa view once bya WhatsApp ariko muri IG burabibamo inyorereza ball cyanditse ngo uze kunyoreza amafaranga ngo ibihumbi ngo 300 ngo niba ngo bitari ibyo ngo ndakuzimya bombo youth. Oh my god bro umbabare kase kagenda uzakamba buri konye nicyo jya gukora ibintu nk'ibyo uzabinyoreza njye bunyereka bombo youth naje ndamubwira ni amafaranga agenda ateye iki nyuma za kongera nanye kiravuga ngo ngewana ngo nta hantu hamwe uzagera umuyede ngo ngiye kukuzimya umva kirambwira ngo nkorana n'abantu bakomeye ikiginga we kore mu mabera ya nyoko nuko gikanga abantu ngo gikorana n'abantu bakomeye gakore mu mabere ya nyoko abantu bakomeye na meya na gitifu umurenge ntimwavuga na gikordyo ewana twikomereze my guy so ibyo bintu byose nabayemo ibyo bintu byose by'amashyari bro reka nagwe ngiye kubaho ku mutima ngewe nagiye maze kujya ngo mu bihugu 4 cyangwa 5 ariko bro ibihugu byose nagiyemo ngiye kuvugisha ukuri cyane nta bantu nabonye bameze nk'abanyarwanda abanyarwanda bateye ubwoba aba bakobo imbatinya kubi iyo uvuze umunyarwanda bateye ubwoba kandi nabo namwe murabizi ntago babizabishisha ariko bari none ngiye mbona abantu bambwira ngo barankumbuye mu Rwanda ngo i Kigali muza amahoro mfite muza amahoro mfite hano Kampala muza ukuntu nishimiye muza ukuntu oyo Njyambona abana bagisinziriye boro bashyizweho ikiringiti njyambona abana basinziriye bashyizweho ikiringiti barimo gusurira mu biringiti bandika imisuzi yabo njyambabona bandika imisuzi yabo muri comments zanjye nkababona barimo kwandika imisuzi yabo nkababona avuga niyo misuzi zabanukira nimwe murimo kuyisuriza abanukira mukomeze muyisure imwebwe izanukira mu nzu musanga inzu mwayushusha imisuzi yanyu banukire abanyarwanda sinzi man nje nta nubwo ndibuze no gutoranya pe nta nubwo ndibuze kuvuga ngo no njewe nahuye n'aba Nigeria nahuye n'abantu b'abanyagana nahuye n'abakongomani nahuye n'abagande nahuye n'abarundi ariko abanyarwanda n'abantu badasanzwe bro abanyarwanda n'abantu badasanzwe ku kintu bita bayitonze ku kintu bita ishyari ndabisubiramo abanyarwanda n'abantu badasanzwe ku kintu bita ishyari ndabisubiramo abanyarwanda n'abantu badasanzwe ku kintu bita ishyari n'uburyari ibyo bintu ko ari bibiri abanyarwanda mukize kuri byo abanyarwanda mukize kuri byo kuko ugiye mu masekiteri yose mu mafiridi yose usangamo abantu bagambanirwa ugiye muri football usangamo abagambanirwa usangamo amarozi ugiye muri showbiz nibyo ugiye mu bakozi bafite ibigo runaka nibyo usanga bagambanira na usanga umunyarwanda arimo kubaza abarimo gukorana akazi kamwe umwe abagambana mu gihe niyo mpamvu mbabwira ngo ahantu nibereye mfite amahoro ntago barebuzwa ntago bakubaza ngo urinde ngo uruwahe uri mwene nde wari iki uragenda ute abatipe bakora ibintu byabo man urumva yo kandi ngiyewe nago ngomba beshe nago mbaye ndyarya nahuye n'abaturage benshi bo mu bihugu bitandukanye nahuye n'abazungu man nimukigira abantu bameze nkaho ari mwe mufite ubwenge abanyarwanda man uzikiza bose banje gusanga se dufite ikibazo ntabwo tujya dusohoka ngo turebe so rero iryo shari banzanyeho uko kubona ngo nakoreraga amafaranga menshi kuri YouTube kubarushango nari nkunzwe cyane kubarushango nabonaga ngo ibintu byinshi ngo abantu bampaga ibiganiro bro hari ibiganiro biri kuri Yago TV show nagiye nzira murebye ubu n'ubwa mbere mbivuze ngiye kubabwira ibiganiro 5 nagiye ngirwaho n'ibintu bitari byiza kubera ibyo biganiro muramutse mumenye
ibintu ikiganiro nakoranye n'umuntu witwa Kate Bashabe cyankoreye nibwo mwamenya. Kandi bro, Kate Bashabe ari we wampaye ikiganiro cyiza cyane, umwana w'imfura umva imfura cyane, imfura kazampa ikiganiro exclusive, tuganira neza, tuganira ibintu bitarimo amatiku, tuganira ibintu byubaka urubyiruko, tuganira. Ariko bro, icyo kiganiro abajene cyarabariye, kirabababaza. Ikiganiro kirabababaza, baniga barababara ngo tumaze imyaka mu mwuga, ngo ni gute yo noneho umunsi minisitiri Mimosa mpikiganiro yo muceceke. Hari ibiganiro ngewe nagiye nzira, abantu baragenda baranyanga pe kubera ishyari, baranyangisha n'abanyarwanda. Ngewe abanyamakuru banyangishije abanyarwanda biranakunda. Abanyarwanda bamwe ni banyamugiyo bijya, bamwe ni banyamugiyo bijya, abandi bagendera mu Kigali, abandi ntibazi niyo bajya, abandi barasinziriye, abandi bari mu biringiti barimo barasura, abandi mwana amakuru ibyo mfite byose nuko rero byashyari nakubwiye. Ariko ikibazo kugira ngo umuntu aguhe ikiganiro cyiza gifasha societe, wowe ukizire kabisa. ukizire bro. Ngiye nakoranye ikiganiro na Minister Mimosa, hari muri mwaka 22 rega ho habaye ibitero bidasanzwe bro, habaye ibitero oya ni 23 kwanza ngira ngo ni 22 ijya kurangira gutyo bro. Habaye ibitero bidasanzwe man, habaye ibitero bidasanzwe ku buzima bwanjye bro. Ibitero byagombaga kuntwara ubuzima men, atari n'ibintu byo kuvuga ngo ni ibyinuza, ngo ni ibintu byo gutwika cyangwa ngo prank nkuko bagiye bakubaga ikintu ngo cyitwa prank bro. Ngewe abantu bazaga iwanjye saa 9 z'ijoro, noneho bakaza iwanjye nka mama hari yaransuye cyangwa papa bro, bagatera amabuye ku gipangu bakavuga ngo bazanyica men. Ariko kuko ntari ko abantu urabibabwira bakavuga ngarereza mwabigenga mwe, rero muvuga gutyo, mwebwe muvuga gutyo. Naranabaretse ngiye kwiyubakira ubuzima handi hantu. Noneho umva, noneho Uganda oya baragushaka utahe baragukumbuye cyane. ntahe ko ndiki ntahe kugira gute utahe baragukumbuye. barabanje baravuga ngo nago ndi umunyarwanda, ngo ndi umugande, ngo w'umukonyine. babona ntago binciye intege. Aga ikinyarwanda uvuga ubu barandushana, babona ntago binciye intege. Barongera baravuga bati iriya cano ntabwo. Nawe nyine byibaze ubona bandusha ikinyarwanda ra, ariko nawe bagushinje kano agaki waravuze ngo bigogwe ngo twarabakiriye ngo nabo n'abantu nkatwe. Oya umva man, hariya reka nkubwire my guy, hariya kwibeshya bibamo, bro. Nge ntabwo ndikupretendinga kwibeshya bibamo bro. Reka nkubwire ikintu kimwe, nubwo wumva ndimo kukubwira gutya ngo abanyarwanda ni bateye ubwoba ku kintu bita ishyari n'uburyarya, ariko bro kandi nanone ikindi kintu nakubwira ku Abanyarwanda ni abahanga bro. Abanyarwanda ni abanyabwenge, ahubwo bwa bwenge bwabo kuko ari bwinshi babuvanzemo ishyari, birapfa biba bibi, bavangamo uburyarya birapfa. Ariko Abanyarwanda ni abahanga, Abanyarwanda ni abanyabwenge bro. Abanyarwanda ni nayo mpamvu ahantu hose bageze naga abantu babakunda kubera ko ngo ni abahanga, ni abanyabwenge, ni abakozi. Kandi niko biri. Abanyarwanda uzisegiye kubivuga banabyumve. Ngiye nibere live, inshuti zanjye ni abarundi gusa. N'abarundi n'abana beza barakundana, bagira urukundo bro. Aho babasanga usanga bari kumwe man. Icyo kintu nanjye rwose, icyo kintu nanjye nagishimangira. Abarundi bagira urukundo, n'abagande bagira urukundo. Inshuti zanjye zose n'abarundi. Uzi urukundo abagande bagira bro, uzi urukundo abagande bagira my brother. Abagande bagira urukundo, ntago bameze nka bene wacu bro, ntago bameze nka bene wacu. Nibyo nari nkubwira rero, ndabwira nubwo wumva mvuga gutya Abanyarwanda, ariko bro ntago nge nakwanga u Rwanda, sinanaruvuga nabi kubera nta muntu wakwanga igihugu cye niba aba bantu bari hano baragenda bakitwikira ko ari Abanyarwanda bagakora ibintu bibi ku gihugu, bagakora ibintu bibi ku Rwanda. Urumva
no barangiza bakava bakerekana ko ari bo bakunda igihugu kuturusha. Ariko sha ugukunda igihugu kukundusha kweri n'ibintu ariko nakoze se wakunda igihugu gukora. umusa igihugu navukiyemo, mama yavukiyemo, papa yavukiyemo, abase ibintu byose abantu baje bose nzi bavukiyemo, kamwe ngo cikunda kundusha gashi no kanyo. Bayiruka u Rwanda ruvuye rukajya kuri Twitter ko rufite abafollowers 190 rugahita rupostinga nk'ibintu byawe. Ako sha mwabyana muzi ko natwe turi abene gihugu, ukabona rwigize nk'uruturage kurusha, ugashaka urigira umuturage kurusha ndariko ukunda igihugu iki nuwe musanzu ubu ngude kata afite umusanzu yatanze ku gihugu. Ubu we bakubajije ngo nuwe musanzu watanze ku gihugu, we wandi kutamayinite guswandika kumva wavuga iki? Avuga iki? Abarundi turabasuje cyane, abarundi muri hano Big Energy umusa ibihumbi 200 n'abantu benshi, reka tubashimire. tugeze mu gihe cyo kuvuga amazina y'imbwa ubundi ukagira icyo yavugaho. Oyange nta mazina nshaka kuvuga. Tujya dutanga amahintiri numva ari ngombwa ko umuntu muvuga mu izina. Ubu ngubu ntago energy mfite nta nubwo nanakuvuga mu izina, kuko hari ibintu byinshi byahita bikubaho. Ni nayo mpamvu ntago oya ubwo umbaza ikibazo, umbaza uti uyu nguyu byagenze gute, niba hari ikintu kiri hagati yawe nawe ndakubwiza ukuri. Okay, turatangira. Phil Peter byagenze bite? Ari kumwe na kiriya ari kumwe n'akabo kuri umusore wa mugaye. Phil Peter se gahunda z'abanyarwanda ntibazimenye, sinabonye baramumenye, sinabonye n'abahanzi basigaye bajya mu biganiro. Peter we baramumenye. Anyway, by the way, reka nanjye mvuge version yanjye kuri Phil Peter. Phil Peter ntago ajya amenya umwanya we. Phil Peter afite complexe d'infériorité yuko ibi bintu yabijemo ari dage. Noneho agashaka guprovinga too much ku bantu yuko nawe ari umuntu uri muri game. Urenze se? Ngurenze. Chano za no Phil Peter chano za zirihe? Za ngo yakoze umva ngikira ngo mwapfuye ngo mwakoraga YouTube ngo ujya no mu muziki kanabe yarawutangiye. Ariko bro mwabonye itangazamakuru ridasana. Irenewe ni ariko ibaze kugira ngo umuhanzi ajye mu kiganiro afite album imwe cyangwa ebyiri amaze nk'imyaka 8 mu muziki cyangwa 10-12, ugahita umubaza ngo ariko ngo washwanye n'umugore koko, ngo watandukanye n'umugore koko. Itangazamakuru ritubaka n'itangazamakuru nyabaki koko. Buriya nigeze gushaka kubivuga ndavuga ati reka mubabarire no muturage, ariko umukobo yibita nuza uwo bita Green P. Green P ramubwira ati wadaje ntago ndishuti yawe. Ariko kubanza Phil Peter unamufite nishaza n'imbesherwe. Phil Peter wowe mubanye gute? Ntago mbanye nagashira mbana nawe gute mbye mbana nawe uramuskagira gute nge ntago mbanye ntago nabizi na ura nta nubwo yagize inshuti yanjye n'ikigoryi mu maso yanjye. Mwapfuye iki? Nta kintu apfuye nawe ni ikigoryi mu maso yanjye. Ni dage nyine uko Green P uko bantu bose bamufata ugateranyaho Dani nanone bande bose barabakoboye bose nyine ubwo nanjye niko mufata to. Umufata gute? Ni dage riraho man. Muvuge ibintu bitatu nk'umuntu wamwinjije kuri waje agukurikira kuri YouTube. Sha umva Phil Peter first of all indyarya. Phil Peter afite complexe d'infériorité. Ikomoka kuki? Harya ikomoka ku giturage. Bro ni bora tutse mu giturage nta kintu bivuze, ngwino wisange nta dufite abantu benshi batutse mu giturage bro. None ngese naturutse tabagwe. Ikibazo nanubwo gutuka mu giturage ahubwo ni imyumvire. Kandi cyose ntabwo nshaka kujya deeper. Zabantu benshi bagiye Phil Peter yagiye ajya behind the scene. Bura nubwo umuntu yigize kuri agatuze yakareze nk'inkoko. Reba hano uyu muntu aranditse Ayele Manza, ngo umudage yabajije Dani nanone ati ngo gutanga indezo byaranze. Ngo gutanga
umuswera utazi ikintu Nyamirambo bisobanura, umugingo utazana imiziki yatangiriye, umugingo utazi ikintu kimwe, urumva bro nagoya umukayita namwe nshaka kongera kumuvugaho umusenzi. urumva bari abajene rero, reka ngiye warumbajije ikibazo, bari abajene ngiye ikintu nabavugaho, they are not my enemies, ariko kandi ntago itangazamakuru bakora ari ryiza. Na mugenzi we witwa Irene, na mugenzi we witwa Irene, ntago itangazamakuru bakora kuri yawe ni ikimuga mumureke. Niki wamuvugaho Irene? Irene icyo ashaka, Irene azi ubwenge. Irene azi ubwenge, azi icyo agomba gushyira mu nda ye, nta kindi. Irene ni indyarya, ariko yirinda ubutiku, niyo mpamvu yohereza kiriya cy'ikigoryi kigasakuza yangiza akajya anagize indyarya mu buntu bw'ubuganiro. Cyandese yohereza cya Philipita. No Irene ashuka Philipita. Uzarebe mu biganiro byose bakoraga abari babiri. Yakubitagamo akantu akareka kigasakuza, yangiza akajya ashyiramo umuriro gusa. Okay. Uzabicungu uzabibona. Oya ntago nyireba programme zabo, ubu ngubu nsigaye nibereye ahantu mu busitani. Anyway dukomeze. Anyway twibutsa abantu yuko njyewe nawe sinigeze niyunga nawe, nabwo nzija niyunga nawe, twahuriye live. Big naje. Twakomeje. So umuntu bita Bruce Melody. Ijambo ni ryawe. Bruce Melody se namuvuga iki? Ni umuhanzi mwiza, uririmba neza, ukora imiziki myiza, wawitonze, wimvugiramo, iri jambo ni iryanjye. Ni umuhanzi mwiza, ukora imiziki myiza, uririmba neza, ufite umuryango mwiza, ukora ibintu byiza, ufitiye n'igihugu akamaro, ariko w'indyarya. Urakoze cyane. Kandi ngewe ntago njya mbasha kubana n'indyarya. Kimwe mu bintu byananiye ni ukwihanganira umuntu w'indyarya, tukabana rimwe kabiri gatatu kane gatanu, nkakwihanganira, nkakushaka kugira inshuti, nkakugoragoza, nkagerageza, avuga ni umuntu reka ngerageze kumubanira neza, wenda uyu munsi nkongera nkagerageza, nkongera nkaba umuntu uciye bugufi, nkongera nkahamboninga umutima. Ndagerageza buriya kugira ngo ngewe ngeraho mvuga ngo uyu muntu ntago tugikorana, cyangwa ntago tukiri mu mwuka umwe, cyangwa ntago turi kumwe mu mwuka mwiza. Mba naragerageje kabisa, so umujene afite umuziki mwiza. I will never undermine his job, kuko n'Imana irabimbuza. Afite umuziki mwiza, aririmba neza, akora akazi keza, afite n'igihugu akamaro, yewe nanakomeza kabisa. Ngiye nakwishima nyine ageze n'ahandi haruta aho ari uyu munsi, kubera ko ntacyo bintwaye, bintera n'ishema kumva ko dufite umunyamuziki wa dance, ariko ni indyarya kandi noneho ari selfish. Ibyo bintu bibi ni indyarya, akaba ari selfish cyane, afite n'ubugome abonye kuri competitor we, icyo yagukora cyose bashaka kurangiza yabye. Ubugome ni ukuvuga ngo uburyaryo bwamaze kubaho, bukereye urwango, bukereye nyine ibyo bintu byose. So nta bindi bintu ushaka no kumuvugaho. Umuntu mwirambye ngo ariko sha wamuvuga ngo uriya muntu ngo mwazamubashije umuntu wamujyanye ku munsi wa mbere muri studio. Uyu muntu bita ati mubona arira kuri YouTube bita Amag. Wabonye Amag the Black arimo kurira? Amag the Black bro, reka nkubwire sene wowe utazi. Amag the Black nigize kumuhamagara, bari turi kumwe njyana Amag the Black. Bruce Melody arashwanye na Amag the Black bro, bibi sana. Ubu n'ubwa mbere ngiye no kubivuga hano. Noneho ndangije mpamagara Bruce Melody, ndamubwira man, icyo gihe Bruce Melody afite igitaramo agiye gucelebrate imyaka 10. Ndamubwira Melody, ngenda kwemera sana kandi yo my guy, please I beg you. Nuko namubwiye ndakwinginze, mbabarira ushaka umuntu witwa Amag the Black azaba hari muri celebration y'imyaka 10. Urumva icyo kintu? Umuntu wamujyanye bwa mbere babitonze. Ndamubwira ni ngenda bigusabye. Bruce Melody bambe yarabikoze, yaramuhamagaye, baravugana agira gute, ariko nyuma yaje gukora indi incident itari nziza man, itari nziza. Ni nacyo niba hari n'ikintu cyababaje Amag the Black sha nawazava byivugira. Ikintu cyaramubabaje ko buri munsi tuvuganya arakimbwira man, nuko atarakivuga mu itangazamakuru ko cyaramubabaje. Noneho
amuhamagare Amaji, niba Amaji aramuhamagaye niba byanze gute Amaji baramubwira ati wowe rero hari ahantu ngo ugomba kuza kuba uri, hari ahantu ugomba kwinjirira, wowe hari abantu b'icyubahiro. Ako kantu nyine karamubabaje man. Kumvikanisha ko Amaji the Black atari umuntu ukwiye kwicarana na Bruce Melody n'abakirebe cyangwa abantu. Urakoze cyane, urakoze. Ikintu Amaji the Black azakivuga ndabizi one day azava umuntu wese ushwana n'abantu bose bahuye. Oya simbizi niba ariko bimeze oya ushaka kuba hari abandi uwo muri ndabizi uko byanditse ni hari ibintu umuntu aba yaranze kubabwira kubera ko n'ubundi umuntu abavuga ati reka komeza sigasire. Uwo mujene witwa Bruce Melody, reka mbabwire ikintu mutari muzi mukimenye n'uyu munsi. Uwo mujene witwa Bruce Melody kugira ngo yongere gukorerwa indirimbo n'umuntu witwa Element, ni ngewe wabahuje mbahuriza Chillax hariya Nyarutarama. Mpamagara Element, araza afata imodoka yeshyiramo essence, araza Vinyamirambo. Icyo gihe Element abaga Nyamirambo, icyo gihe nari mfite ikiganiro na Bruce Melody. Niba abantu bibuka neza ikiganiro nakoranye na Bruce Melody ndetse na Iziti Dorimbogo mbahuza uwo munsi. I think so muri iyo minsi ntabwo umuntu witwa Bruce Melody yaragikorana na Element. Kubera iki? Kubera kutamwishyura. Bro, nabagiye hagati ndababwira yo boys, nta mpamvu yo gushwana, mwakoranaga neza, nibwo bongeye gukorana guhera icyo gihe. Ariko abo bajene kubera ukuntu bari selfish, abo bajene kubera ukuntu bikunda, abajene kubera ukuntu umuntu wese ukoze ibintu byabo ahita ba threat. Umuntu ukora ibintu byabo Gael yazanye Element muri Nuza, umutipa agira ngo bazanye umucakara ngo kuza gukora indirimbo za Melody for free. Bro, urabona umwana ufite umuryango. Buretse nkubwire hari ikindi kintu abantu baba bataramenye bro. Reka nkubwire ikindi kintu abantu baba bataramenye. Tonze nkubwire ikintu abantu baba bataramenye. Urabona ukuntu Kaini na Abeli umwe yashatse kugirira mugenzi we nabi kugira ngo yegukane umugisha we. Urabye ndabizi kereka umuntu witwa Medbeat aramutse avuze. Umuntu witwa Medbeat kereka avuze Medbeat akavuga ikigoryi aho nzamubona hose ninjye nawe tuzahita dufatana mu mashati. Medbeat avuze akavuga ibintu byinshi kibitse muri Riyanda. Urumva oya bawitonze. Nk'ubu Medbeat aramutse avuze akavuga ukuntu ari we wahuje Gael na Bruce Melody, ariko uyu munsi akaba yarashwanye na Gael ndetse na Bruce Melody. Ntago bizi ibazeko ntago bizi yakoranaga na The Ben muri Tanzania, ariko ama operation Ben na Tiger muri New York. The Ben avuye kwambika umwana impeta muri Maldives. Rero niyo mpamvu nababwiye ngo babeshywa byinshi, bahawe ikinyoma, bahawe umwijima, kandi ukuri baraguhisha, barimo baraguhishwa. Ko nyine bageze mu marembera n'abarabizi. Uzi ukuntu umuntu witwa Medbeat bamuhemukiye bro. Uzi ukuntu umuntu witwa Medbeat bamuhemukiye. Ariko nk'iyo ndeba abafana hano bandika ranga uyu mufana we kuntu abafana sha bajya bashuka ibyamamare bajya bashuka abantu bafana. Abafana bajya bashika abantu bafana. Ariko sha mwabyana iyo muvuga umunsi ngaseka gusa. Ndabareba Ebana se Mungu yavuze ngo next bazi ikindi kibazo dukomeze. Twise tuvuye kuri ibyo bikorye uno cya kigorye cyarangiye nacyo kirabizi ni faka yigendera. Twikomereze. So wowe mubanye gute? Wowe na Bruce Melody kwanza mfite amakuru ko mukorana mwibanga, ko akwishyura warangiza ukamukorera akazi, ariko bikitwa ko mwashwanye. Urugero wavuze ngo ntago twinze ngo ntabwo tuziyunga, wenda mu minsi iri imbere ukazaba urimo kunwikira unuka, ariko urimo kunwikira. Ibyo bintu nkubwese ibyo bintu banabivuzeho mbere yo kwambuka imipaka. Bro, n'imbere y'Imana ikuzimu nimba habaho nzageyo, Satana yanteguriye ikintu cy'igikarayi gishyushye. Nimba ari ikintu mfitanye n'uno muskoranye ngo ni Bruce Melody. Mwapfuye iki? Napfuye nawe ubwiyemeza. Vugisha ukuri bohora umutima, byagenze gute? Yagusuzuguye Bruce Melody ikintu twapfuye iki ngiki.
yamamaye gari kuwa gatandatu arambwira ngo Musa ngo bimeze bite, namubwira ati bimeze bite, ngo mani ngo kuwa mbere icyo gihe yatandukanye na manager Jado. Yego. Ntabwo nzi ko yatandukanye na Jado, ntabwo nembizi. Icyo gihe yari kumwe n'aka gatipe kari kavuye muri East Africa, nimba ngo big talent, nimba ngo big whatever, urumva. Akajama kuruhara gatoya kamagara matoya cyane byatanje ngo niko kari manager Mr. Lee kari kari tasama magacho sinzano bari nimba bari hehe, nimba ari onomo, nimba ari hehe, sinzano bari hari ku gatandatu. Ngo Musa ngo kuwa mbere ngo ndashaka ngo kubwira abanyarwanda ko ngo nasinyiye ngo miliyari y'amanyarwanda. Umusa nge narize man, mfite brain, mfite ubwenge. Namubwiye ati Musa ndabizi ntago warangije imyaka 5 ya primaire. Ariko buri abanyarwanda ntago bari stupid. Yego. Ndavuga ati umuntu agenda no gutwika yatwika mu kagero gake, ariko iyo ugiye kuzana ibintu by'ubugoryi urabukoze ikosa. Ndavuga ati Musa ibyo ntubikore. Uzamamagare twese turi busy, umamagaye ku cyumweru tuzagira gute, tuzabiganira. Bro mu Caritas ntigeze amamagara, ubwo nanjye nabyibagiwe birangiye. Ngiye ko nambona kuwa mbere wakurikiye uwo wa mbere nyene hari mu kwezi kwa 8 20 na kangahe sinibuka, ndabyo mu kwezi kwa 8 Caritas ahita agaragara ari kuri convention center yambaye suit ya nuze ya pink. Ngo yasinye ngo miliyari y'amanyarwanda. Bo nakubiswe n'inwa mu maso, ndavuga ati ibi bintu n'ubugoryi bwa mbere bubaye mu mateka y'u Rwanda. Ngo yasinye ngo miliyari ngo mu bintu ngo by'ubu website ngo bicuruze ngo imbuto. Ako deka. Oh my god bro, naravuze ati ndaraburije. Wari wagira isoni kubera umuntu natwe. Deka wanyara muri rompuwe ngo bagufotore utwike ukananirwa kubeshya ko wasinyiye miliyari. Yo bro, asubira imbere y'Imana njyewe ibintu byarankubise ni nk'igishyi bangubise mu maso, ndavuga ati yo bro, si wari disappointed bro, this is wrong. Byaje kugenda gute? Yashaka kutwikira iyo miliyari, ngo yashakaga ngo ibintu ngo bibe ngo miliyari ngo abanyarwanda ngo yasinye ngo miliyari, kandi njye wara muraburiye umuswe nawe murabuye. Amubwira ati reka kujya mu kazi cyane, urumva. Oya tubwire, wari wamusabye ibiceri? N'impere y'Imana bro, umuswera sinigeze no munsi. Urumva nyuma cyagenda cyakozwe n'isoni kikajya ku YouTube kikavuga ati ngo Dekate yansabye amafaranga ndamwima, wagicucuwe gisinye ngusaba amafaranga ntunze ntiziye ntunga. N'umunyarwanda uzazana akavuga ati namusabye amafaranga ngo mutwikire, atari kuvuga ngo urazana igikorwa cyawe tuganye tugiye gutya ibintu biki tubiteze imbere, ariko umuginga ngo giye muswera ngene ngo mwana mwatse amafaranga kuri YouTube. Uri kigo Musa utabeshye nta biceri wa mwatse, ubusazanye transaction akoherereza ibiceri. Yago Ndagumva nawe arabizi n'imbere y'Imana ko icyo kintu kari ikinyoma. Aramutse anaje akavuga ati nzira mwatsi n'igiceri cy'atanu Bruce Melody njyewe se namukoreye cyahubwo niki namukoreye. Ibaze element wamukoreye amahiti yose muri pandemic, twavuga turi kumwe live bro. Yego. Element akiva aho bitaga Nozari ya Ephilia icyanguko. Reba abafana bo witwa Bruce Melody parody, rubyiruko ibiyo byabwenge birica. Abo nabafana ngo oya, abo nagara abafana ni Melody wenyine niwe. Uramuzi? Nicyo ndakizi gifite account nka 6. Nicyo wo ni Melody, nicyo ndakizi. Reka nyadressing direct iki gitutu twaga turi kumwe muri studio nimugora muri icyo byose ngi kumwe nacyo muri studio na element n'icyo byose. Nakeretse game yose uko nimeze ikuntu yari hagaze, nicyari bro ino niga yari dagira aho ngaho abantu bafata nk'idagira aho nyine iririmba nk'abandi bose. Kuza kubeshyira n'ibiki byose uwo munsi yese ngo uri dagira, ariko uzi biriya bintu bya miliyari byagejeje kure uzo muntu wagikishije n'abana bafite ibintu by'ibirokoroko hano hejuru. Kuko urumva Rwanda Revenue yakibwiye ngo ngazana umusoro musaza
umusoro bari bagiye no guteza inzu gituyemo kizira ngo kubeshya ngo cyasinye miliyari. Abantu baravuga ati mu kibabarire cyakotoye ntago kizongera, cyarapfukamye. Wo bita Emile abo bita bajado ba Emile bande bose bakoraga Emile wari manager onomo barapfukamye nibo bagiye kugishakira abantu bo hejuru mu gakiye baravuga ati iki kintu mu kibabarire cyakotoye pe. Ikibazo cy'amatsiko kubera icyo babajwe no gukotora kwa mbere, kucyo babajwe no kuba yabeshye. Niba wowe bifata nkaho yabeshye, uzima mvuse ngende umuntu ugira pride to iki gicucu aho cyakigeze was from A to Z ari ngiye byabiturutse gira pride. No numvaga icyo gihe kuko nakibwiye ati uragukotoye tubikore kikabirengaho. Rese mvuga ati fuck you nigga. Nuzi ko kujya ngo wari urimo kumuha inama nyuma yaho cyese kidanya kubeshya ngo ni ikiyobozi ngo cya Isibo TV ariko ndagaskingegere ngo gifite ngo Isibo TV ngo ni yacyo ngo cyaguze ngo Brapas ngo kivanye Dubai miliyari amabati bateranyije. Hari umuntu witwa Eric uvuze ngo iriya catfish ni Melody koko ahitashiro n'akadomo yakonvinya, ariko ngo ngenda muzi uno mukarita sindamuzi neza ishana kwishana cyane cya Melody kiri kuri no live. Niki wakibwira kano kanya niba kiri live? Niba kiri live niki wakibwira kano kanya? Kino kibwira turi ikigoryo uzapfura ikigoryo. Ubwo se nyuma ni mwiyunga uzavuga iki? Umusa ubura ntago nsobanukiye ntago nzi neza, ariko wore uzamenya igihe nikigere. Aha wa mugani buri muntu abafite ukuntu yemereye tu. Umva ngewe ibintu nkora mbikora kubera ko mbikunda my guy. Wowe numfasha uri bukumva ngo ngufashe iki ngakugane uzamfashe ikintu cyose wumva washobora. Umbaza kuri album ngubwirane album yanjye igiye gusohoka amaze ngufashe nkabwa uzamfashe wowe icyo wumva umutima wawe uguhatira. Bro ngewe uyu muntu musabye kunkorera ibintu, abantu bose nagiye nsaba kunkorera ibintu ntago babikoze. Nafashe umwanzuro wo kubareka umuntu akajya bikora kubera ko yabikunze cyangwa se yumva umutima we ushobora kugira gute kubikora. Ni nayo mpamvu n'abantu bari hano album yanjye nisohoka reka mbisabire muzajye kuyumva kuri Spotify, kuri Audiomack, kuri Deezer, Boomplay. Na album nzi neza ko muzakunda, iriho imiziki myiza, iriho ama collabs kandi ndishuwa ko muzumva umuziki utandukanye n'indi miziki. So my guy rero ngewe dusoza yeah man dusoza kwinica Ramhanzi wundi wavuze ni ntarya Amalon Jibris Gisa ni iki cyabafanya mu muziki? Si icyo mwita games. Iyo game se iyo wowe nande nge niba takomeye game icyo bita game. Iyo game Showbiz mu Rwanda ngifite Showbiz mu Rwanda ngifite ikintu bita game ngo baba barimo gukina game. ariko nagaskengeye Urumva anyway baba barimo gukina game. Urumva so abantu mwese muri hano mumenye ko showbiz yanyu hari ikiganiro mu kirebe, hari abantu batigeze bahabwa shout, abantu batigeze bahabwa recognition. Natangiye episode zikitwa ubwamamare bushingiye ku kinyoma. Ubwamamare bushingiye ku kinyoma, iyo niyo topic ubu ngubu dufite kuri Yago TV show. Abantu mwese mugende mukore subscribe, dufite topic ivuga ngo ubwamamare bushingiye ku kinyoma. Ikiganiro cyasohotse, mugende mukurikirane mwumve. Ikiganiro cyasohotse mugende mwumve ibyo twababwiye. Hanyuma Bruce Melody Parody, abo bahanzi bose bavuzwe mwumve bose bahuriye kuri bya bikoresho nababwiye itabi ririca. Bruce Melody Parody wumvise ibyavuze kuri ngo kubahanzi kibazo warubagije. Ni cya Melody kirimo ubwo cyataye umutwe ni ikigoryi ndakizi. Cyayagaye yataye umutwe gute se? Kiba cyayagaye
yarakize cyo kirahanga kigena kimeze nk'urusazi uravuga bya bisazi bya cyaba byabaga kuri toilette binini. Bana numvise ngo afite gahunda ngo yo kuza ngo kundeba Kampala n'umuntu wabimbwa ngo i Kigali ko reka mbivugire kuri no live ngewe nago mbishaka kabisa nago nshaka guhura nawe umusa kabisa komeza bikorera umuziki wawe ndakwemera ariko nge nago nshaka guhura nawe ahura nkanywa sumu ya panya nakibwe ati je kugira ngo nawe nanywa sumu ya panya wa Kigoryi wa muti w'ikimbeba ariko wowe na Bruce Melody mufitanye ibibazo ni Ikigoryi bro ariko banzara kwimya ibiceri cyangwa hari ikindi kintu mupfa cyangwa hari ukuntu muri formule vana makano kitwa ibiceri kuko ramusweranya ntago yagira ku biceri mfite yarasinyiye miliyari man ngabaskara nakibwiye ati reka kwigira Ikigoryi cyangwa kubyumva rero iyo wanze kumva ubwenge bw'umuntu ugakora ubugoryi ndabona harundi uje witwa Bruce Lee Melody itabiri zabyicubwa urukobo irwasohoye album ya mbere yabayeho mu mateka mbi cyane itanzwe amafaranga menshi cyane ubwo twa dutegereje nge nabwiye umuntu ndamuga ati ntegereje kumva ikintu gahera azakurikiza ariko yarabyivugira ati ndatakaje amafaranga menshi murakoze ibi bintu ntamwe ariko okay deka wambaje ibibazo byinshi ngereka mubaza ikibazo kimwe mbwira umuntu muri showbiz umwe babiri cyangwa batatu mukundana muri amani guvuga ati abantu namaniga yanjye twagiye batatu umusa ngiye kukubwiza ukuri urumva yego hano turimo turavugisha ukuri bro hano turimo turavugisha amaniga cyangwa ndamukunda n'ibyo byose kuko nge ntago mba nshaka kurabanura ariko nshaka kuvuga ati muri aba abantu mbona ba legit nkavuga ati umuntu legit nkurikiza kuno game bikina to yego game ihagaze umuntu bita Chris Easy ni legit Chris Easy azike shaka aguma mu ni niga yawe ngiye ndashaka inshuti zawe muri showbiz nicyo kibazo nakubajije naga inshuti zanjye ubwo nawe urafata conclusion bitewe n'amagambo nkubwiye Chris Easy legit azike shaka azike agomba gukora urumva ubwo rero ugiye kubeshya ubwo ugiye kubeshya bireke rero ugiye kubeshya ubwo rero ugiye kubeshya bireke icyo kibazo ngiye gusubiza ngo mbwira ngo umuntu ni inshuti yanjye manje nacuti ngira muri game ngewe ngira abantu ukiraho ninde muntu muri game wakwishyuye amafaranga meza kuba ati uyu muntu amafaranga meza y'akazi nta muntu n'umwe yigeze unyishyura amafaranga muri game ninde muntu wagutakiye cyane kurusha abana bati nyamba mfasha ntwikira mu bantu bose watwikiye wowe nanubwo nawe arabizi kari proud yabyo n'umuntu bita Kevin Kade kandi Kevin Kade azagira kuri byinshi kuko arabiharanira kandi azabigeraho kandi ibyinshi yamaze kugeraho big energy hanyuma Semuhungu ni umutinganyi wiyakiriye Semuhungu Semuhungu ntago ari ashamed yo kwemera ko ari umutinganyi ubwo niryo zina nyine dukoresha iwacu nyine arya Semuhungu aryamana n'abasore cyeswe yambwiye ko abonye icyana kizana gikoma nacyo nuko yambwiye urumva wow ni sawa kibani komeza imuturindire ngiye Semuhungu ariko ngiye Semuhungu rwose ndamwikundira Semuhungu ni niganye tujya tunavugana mu mico ye n'umwana mwiza byagana ngeze Mungu ari umuntu waneye story ye bituma mukunda kuva icyo gihe nago ndongera kumwanga umuntu ndamuzuje yitwa Rigirigi bamwita Liki bro uri kuri Liki natangubaza tubaza twinshi ariko reka dukomeze Liki to tumuretse abizi nago tujye gusubira mu bintu byinshi Liki reka tumuretse Kise wambaza ibiye bibazo ko ngo ari umurigend ari living champion ari living music mogul ari living music machine ari ubusubwo namuvuga w'ikimana uwo muniga kugira byinshi yango yabizi batabikubwibwa nta appreciating big energy no mu kiganiro nakoze navuze ngo umuntu witwa Rikiriki ni hehe yigize aba recognized nihe munyereke mu Rwanda yabaye recognized uzaje muri post zanjye uzabana na post ndende n'indirimbo ze zose yakoze nk'abati niyo muntu wahinduye game man
abantu mwese muri hano ibihumbi bitatu, abantu ibihumbi 3,800 muri active, mumbabarire umuntu witwa Rikiriki, yo mumuhereza indabyo ze kabisa, mumuhindabyo ze, yo mbabazi, big up on yourself man. Rikiriki niwe muntu wazanye touch, abatabizi wenda batabisonakiwe, reka mbisobanure mu magambo make. Yo mbabazi, big energy man. Abantu twakundaga music nyarwanda icyo gihe twacukira abana batoya. Rikiriki yagize gutya akora kuri touch, azana Tom Close, akorera aba boys, akoreza aba Dream Boys, akorera aba Riderman, azana Tough Gangs yose no yizanye no akorera ama hit yose n'ibyo byose, yahinduye sound. Nkuko mushaka kuvuga ngo Element uyu munsi, Rikiriki ni intro 10 za Element today. Big energy. Mu gihe cyacu when igihe umuziki wagitangira kabisa. Yo njewe mbaba indabyo naraziguhaye turi live face to face, naziguhaye ndi mu biganiro bitandukanye, ariko reka nanaziguhere kuri no live y'amateka. This is the historical live, I'm telling you. This is the historical live y'amateka. Urumva rero Mbabazi Isaac aka Liki, may God bless you. May God bless you more. Niwe mu producer, kama bwira akantu kamwe twikomereze. Ari live Liki. Niwe mu producer wenyine mu Rwanda ufite agahigo ko gukora indirimbo ikarenza miliyoni 100 z'abantu. Iriya niwe wakoze Slowly. Niwe wakoze audio na vid bro. Slowly yose bro. Big up kabisa. Urumva so man, uyu muniga nta kintu nabonamo, nta bintu byinshi nabona mu bureze kumuha amasari menshi, nkamubwira Mbabazi Isaac uri yo nagajya avuga abayibereye niyo nabwajya ntabwo agaragara. Namusabye n'ikiganiro arambwira ngo warasaze, natibyo ntago njya mbigendera. ndamubwira umva sinahise mubwira ko numva ntarasarara. Bro, natwe gukora ibi bintu ntago ariko tuba tubishatse, tugira ngo tubwire abantu bamwe tugire ijambo dusohora. Man, showbiz yacu yanze gushimira abajene, yanze gushimira aba promoters, aba managers, aba producers. Yo bro, aba producers bo abantu benshi bakwiye kubakirwa amastati mu mujyi wa Kigali muri ibi bintu ntibabyumva. Ndavuga ati yanjye mushake muzayijyane mukambanda, nimba ni mukabanda, nimba ari hehe handi nyuma mu Gatsata, ntari bari ko muzayubake, ntago babyumva. They don't understand nigga. Muzabyumvishwa Buretse ukuntu kwa kuntu nabwiye ngo abanyarwanda hari ukuntu tugira ishyari ritabaho. Umuntu witwa Yves Robert, reka nsome comment, aranditse ngo Rikiriki yarazimye. Urumva icyo ni ikigoryi. Urumva iyo comment, umva nk'umunyarwanda araje, turimo turatanga indabyo, turimo turatanga imiriro, turimo recognizing ibintu umuntu yakoze. Mugenzi wacu tuvuga ururimi rumwe araje arandika ngo Rikiriki yarazimye. Wow, ariko abanyarwanda, ariko shamwe abajene mwe abasore. Hano harimo abantu ngo barimo kubona abakunzi kuri no live, ubwo tubishimire cyane kuba hari abantu barimo kuhakura abakunzi. Barimo gukura abakunzi kuri no live. Imana ikomeze kubaha umugisha. Hanyuma Dekati, numva turimo gusoza, mbaza ikibazo cya nyuma cyangwa bibiri ubundi. Ikibazo cya nyuma nakubaza ni iki ngiki. Yego. Uzagaruka KJL ryari? KJL ntago mbiteganya vuba. Ngiye kuririzinga album yanjye. Ari obo hari abantu bambwiye ngo ntukavuga imishinga yawe itaraba. Ngirapfa. Ariko ngiye kuko mbanyobowe n'Imana. Ibintu bambwira ni ibiki ubundi ntibambeshye abantu, ubu ngubu simfite uwanjye wa nyawo. Wowe wemera noneho. Urumva rero my guy, njewe gusubira mu Rwanda si vuba kabisa. Mfite gahunda yo gukorera akazi hano, ndimo ndubaka bushya, ndimo ndubaka mu kindi gihugu. Erega igihugu ushobora kukivamo ukajya gukorera ubuzima ahandi hantu kandi ukabaho. Ndimo ndagerageza kwagura isoko. Iyo turi i Kigali baratubwira ngo kuki mutagura isoko ngo mujye ku rwego mpuzamahanga. Unyibukije Lilix. Iyo tugeze Kampala tumaze kubona amahoro tugiye gukora ibintu mpuzamahanga, bagahita batubwira ngo turabakumbuye mugaruke.
unyibukije lyrics z'umusore bita Kemozera muri Customer Care. Iryo jambo kurivuze nayo yarivuze. Mbona umwanya kubwira abanyarwanda ko umuraperi wa mbere nemera muri ino si uri alive Ali Kemo. Papa Khalifa. Big energy. Kemo kabisa Papa Khalifa, ubwo indabyo ze ndazimuhaye nanjye. Asante sana. Naye ndamwemera n'umusaza arabizi be twagiranye twabanyemo. Relevant kuva cyaje arakomeza arakora today aracyari kuri top. Big energy kabisa. Ikibazo cyanyuma wambaza ndamupa. Yenda shaka kukubaza ngo ni iki wavuga kuri showbiz nyarwanda, ese ubona iburi iki kugira ngo ijye ku murongo nkuko wowe ubishaka? Umuse nyenye kukubwiza ukuri twihuta, ino game ahantu yageze ahantu ihagarara, yaragaze natwe twese turahagarara, nta kintu kizima kikibamo, na kintu interesting kijihari. Byageze nyine ahantu ku buryo dukeneye ikintu ki breaking nano kikajyana ku indi level. Sinzi ukuntu nabisobanura. Nyine abantu basike mu ikintu numvuze wese bacyumva. Nyine twageze ahantu ku buryo I think we reached kuri level dukeneye ahantu byatewe n'iki? Ikintu cyabiteye nuko abantu dufite yaba muri cinema yaba muri iki, kuko ahantu muri showbiz cyane tuba turi muri nibura mu muziki cyane, tukajya muri side asadi y'aba influencer n'abasigaye bafite nyine uruhare rukomeye cyane, tukajya nyine abahanzi influencers na music. Muri sport ho ntago ari cyane, muri sport ari bakimenye kimenya bari aho nyine azenguruka ari imbwa iri aho ngaho gutyo, urumva nta bintu byinshi nazanze zose uzizo, urumva nta bintu byinshi tubona mo bivuye muri sport. Ibisigaye urumva abantu dufite nyine n'abantu urumva dufite mind twumva yuko nyine hari ikintu hari ceiling tudashobora kurenga. Ariyo mpamvu wabonye haje ibintu nk'aba Kigali Boss Babes n'ibiki byose abantu bakabirwanya, kandi birayi boro byakugeza ku indrevo, ariko nako byararangiye. It was ibintu byiza byose hari iwacu, abajene muri showbiz bahita babirwanya bro, wagira ngo bazira ibyiza. Nicyo nasubiza ahantu byageze nyine Kemo yabaye. Ayo matugana ku musoza hari abantu basabye hano ngo ugire icyo uvuga ngo ku muntu witwa Rukumani Nzeyimana umunyamakuru RBA. Wowe ngo umuvugeho ugire icyo umuvuga. Akene ikigorye nagaswere. Wese mwapfuye iki? Twakomeje. Si wabone ngo ngire icyo muvuga ubwo nta kibuze byarangiye. Reka dushimira abantu babanye natwe Big Energy 5 umusabure Ewan album yawe uzayishyire hanze ubundi twumva umuziki n'icyo byose 5 kuri 5. Asante sana. Kwaji. One love my brother.